Ntibyari byoroshye ariko byari bikwiye. Habayeho abana babiri b'imfubyi, umukobwa n'umuhungu. Umukobwa akitwa Karire, umuhungu akitwa Kazitunga. Ababyeyi babo babasize bakiri bato, batari bato bo gutoba kondo, batari ko baciye akenge babasha kureba kure no kwihitiramo igikwiye. Barakundanaga bikomeye. Buri umwe yahoraga yibaza aho undi uko byamera. Abo bana bari impanga. Igihe kimwe Kazitunga na Karire bagiye gutashya, bagarutse basanga inzu yabo bayisenye, nta n'ibuye rigeretse ku rindi. Babibonye batura inkwi zabo baricara bararira, bibaza uko bagiye kubaho batagira aho bataha, birabayobera. Kazitunga abonye bugorobye abwira mushiki we Karire ati, haguruka tuve aha duhunge, hatabadusenyeye batadusanga hano bakatwica, kuko umuntu wakoze ibi ntiyanazuyaza no kukwica gucirirwaho. Karire we yari akirimo kurira yahogoye. Nuko Kazitunga amufata akaboko aramuhagurutsa, bafata inzira bava aho bari batuye bajya gushakira ubuzima ahandi. Bagiye nta kintu na kimwe bafite uretse imyenda bari bambaye, kuko ibindi byose byari byahiriye mu nzu. Mu nzira bagenda bahuye n'umugore, arabitegereza arababaza ati, mwa bana mwe ko mbareba nkababonamo abantu badasanzwe, kandi nkaba mbona mwishwe n'agahinda, muravayo mukajya he? Nuko kubera batari bazi uwo mugore, birinze kugira icyo bamuhishurira byabo, bamubeshye ko hari umwana w'inshuti yabo wapfuye, bakaba bagiye kumushyingura, akaba ariyo mpamvu bafite agahinda. Bakomeje urugendo bigiye imbere bahura n'umugabo, nawe arabitegereza arababaza ati, mwa bana mwe ko mbona mbareba nkababonamo abantu badasanzwe, kandi nkaba mbona ufite agahinda, muravayo mukajya he? Uwo nawe ntibamubwije ukuri, bamubeshye ko hari mwene wabo wapfuye bagiye gushyingura, ariyo mpamvu bafite agahinda. Kazitunga na Karire iwabo bari barabwiye ngo ntukajye upfa kubwira ibyawe umuhisi n'umugenzi utaramenya neza uwo ari we, kuko ashobora kuba ari umwe mu banzi bawe, bamubwira ibyawe akakumenya akakwica. Bibutse iryo jambo, bivuga ko batazi n'uwabasenyeye, ndetse n'ababyeyi babo bari barapfuye ariko barishwe batazi icyabishe. Niko kumenya ko ubuzima bwabo buri mu kaga. Ngiki cyatumaga badapfa kubwira uwo ari we wese ibyabo. Ariko nanone bahoraga bashaka kumenya umwanzi w'umuryango wabo baramuyobewe, kuko n'ababyeyi babo bapfuye batamubabwiye, kandi bo bari bamuzi. Ibaze kubaho uhigwa utazi n'uguhiga. Ntibyari byoroshye pe. Karire na Kazitunga bakomeje kugenda, bahura n'abantu bakababaza aho bagiye, ariko ntibababwize ukuri. Ariko bahuye bose bakomeza kubabwira bati, ko tubitegereza tukababonamo abantu badasanzwe, muravayo mukajya he? Karire na Kazitunga bageze ahantu hafi y'uruzi, igicuku kimaze kuniha. Nuko baricara bararuhuka. Nuko Karire abaza Kazitunga ati, ariko niki kidasanzwe twifiteho gituma abo twahuye bose bakomeza kudutangarira? Kazitunga ati, mbaza nkubaze mwana wa mama, sicyo namaze kubona cyo ababyeyi bacu nubwo bapfuye, bashobora kuba hari ibanga rikomeye bagiye batatubwiye. Bashobora kuba hari ikintu gikomeye baduhishe cyerekeranye n'ubuzima bwacu. Icyo kintu gishobora kuba kiri mu byatumye ababyeyi bacu bicwa, kiri mu byatumye dusenyerwa, kiri no mu bituma abantu bose batubona bakadutangarira. Kazitunga akomeza kubwira Karire ati, ahubwo ndabona dufite umukoro wo kumenya icyo kintu. Karire nawe ati, birakwiye ariko sinzi ko bizatworohera. Ese ni irihe banga ababyeyi babo bari barabahishe ryatumaga bahigwa bukware? Ibyo byose babiganiraga bicaye ku ruzi runini cyane, bategereje ko babona umusare ubambutsa ngo babungire mu gihugu cyabaga hakurya y'urwo ruzi. Uko bwari bwije nta musare wari ukigenda, bari bananiwe baguye agacuho. Nuko birandika mu twatsi twari hafi aho, barasinzira bose bashyirwayo. Bukeye nibwo babonye umusare, baramwinginga ngo abambutse, bamubeshye ko hari mwene wabo utuye hakurya y'urwo ruzi bagiye gutabara, urembye bikomeye. Babwira uwo musare ko ari imfubyi, ko nta mafaranga yo gutega bafite, ariko ntibagira ikindi bamuhingukiriza cyerekeranye n'aho bakomoka. Nuko umusare arabareba, abagirira impuhwe, arabambutsa abageza hakurya y'amazi. Uko niko Karire na Kazitunga bageze mu kindi gihugu kitari icyabo. Umukoro bari bararanye wo kumenya imva n'imvano y'ibiri kubabaho barawukomeje. Ariko mu nzira bagenda, kuva baje iwabo, hari inyoni Karire yakomeje kubona iguruka hejuru yabo, ariko ntiyabyitaho, yibwira ko ari inyoni isanzwe nk'izindi. Icyaje kumutangaza nuko bageze no muri icyo gihugu, yongeye kubona ya nyoni iguruka hejuru yabo.
Nuko Karire abwira musaza we ati niko kazitunga, iriya nyoni ko nakomeje kuyibona ituguruka hejuru nkagira ngo ni inyoni yigurikira, none na hano tugeze muri kino gihugu nkaba nongeye kuyibona, ko numva itangiye kuntera ubwoba, aho ntiyaba ifite icyo ishaka gusobanura. Kazitunga areba Karire aramuseka aramubwira ati ariko nawe urasetsa rwose, none se inyoni ntizisa? Ubwo ni iki ko inyoni ubonye mu gihugu cyacu ariyo uri kubona hano? Wibagiwe ko twaraye no ku ruzi? Ubu se iyo nyoni yaba ikituri hejuru? Karire turamponda sinoga, nyamara iriya nyoni nidusanga tuyitondere ishobora kuba idasanzwe. Nuko Kazitunga nikubwira Karire ati reka noneho tuyigeho turebe koko niba ari twe iri gukurikirana. Ati reka duhagarare turebe ko ihagarara. Bahagaze ya nyoni nayo igwa mu giti irahagarara, bongeye kugenda nayo iraguruka ibaguruka hejuru. Babikoze nka gatanu, noneho bose batangira kubona ko ya nyoni ari bikurikiye. Niko gushya ubwoba batangira kuvuga bati wa mugani umenya turi abantu badasanzwe. Ubu si inyoni kitanavuga ngo tuyibaze, ubu turamenya gute igisobanuro cy'ibintu bikomeje kutubaho bidasobanutse? Baravuze bati dukomeze twigendere turebe amaherezo y'inyoni. Nuko barakomeza bahata inzira ibirenge batazi naho bajya. Bamaze kwicumaho gatoya bagiye kubona babona ya nyoni iragurutse ibasigaho gatoya, noneho ibagenda imbere. Igeze ku rugo rwari hafi aho, igwa hejuru y'igiti cyari hafi aho, barikomereza baragenda. Ibonye bakomeje kugenda iraguruka ibazenguruka hejuru, irongera irakata isubira muri cya giti. Nuko Kazitunga abwira Karire ati ahari ruriya rugo rushobora kuba rurimo ikintu kidasanzwe, ukiriya nyoni yanze kuhava kandi kare twagendaga ikadukurikira. Ati reka dukate tujye muri ruriya rugo turebe ikidasanzwe kirimo, n'ubundi dufite n'inyota n'inzara wenda banadufungurira. Barakase binjira muri rwa rugo. Bamaze kwinjiramo ya nyoni yahise iguruka iratumbagira ibicu birayirengera barayibura. Bageze mu rugo bahasanga umusaza wicaye ku gatebe yinywera inkono y'itabi, baramusuhuza abaha umusambi baricara. Nuko umusaza arabahamagara ati Karire na Kazitunga, bana ba Karima na Kanyana, muraho murakomeye? Nuko abana bumvise umusaza bahamagaye mu mazina avuga n'ababyeyi babo baratangara, bibaza ukuntu abamenye birabayobera. Ariko kandi mu mitima yabo batangira gushya ubwoba kuko bari batunguwe no kubona umuntu mu kindi gihugu abazi batamuzi. Byongeye kandi aho hantu bari bahageze ku buryo budasanzwe kuko basa n'abaharangiwe n'inyoni nayo yabakurikiranye batazi aho yavuye. Batangiye gusesa urumeza baratitira. Umusaza arababwira ati muhumure mutuze ntacyo mukibaye ubwo mwageze hano. Kazitunga abaza umusaza ati none se muzehe ko tubona utuzi watubwiwe n'iki? Umusaza niko guterura arababwira ati ibyo kumbaza uko nabamenye mwe mubyihoreye, banze mabwire ibibategereje. N'abana mwe rero imbere yanyu harakomeye, hari inzira y'inzitane, hari ibibazo byinshi muzahura nabyo, hari ibigeragezo birenze kuba ibigeragezo, ariko muzakomere mushikame mwihangane muzatsinda. Ariko kandi nimuzigera mutsinda igihe cyose muzamukiri kumwe. Birasaba ko guhera uyu munsi ugomba gutandukana, umwe agacuka undi agacukwe, ukajya gushaka ubuzima. Iyi mbabwira ni ubutumwa naraye mpawe nijoro ndyamye. Umugabo yaje amagarara imbere arambwira ati musaza, ejo hano hazayobora abana babiri, Kazitunga na Karire bo kwa Karima na Kanyana. Nibahagera uzabakire ubafungurire. Nuko umugabo nsaba ko nzababwira ibi ndiho kubabwira. Yasoje ambwira ati nibamara gutandukana umwe aciye inzira ye undi agaciye, ibindi nzabyirangiriza. Uwo mugabo yamaze kuvuga ibyo bitamubura. Nguko uko nabamenye mukingera imbere, uko mwangeze imbere ibiciro nari mfite ku maso kuva uwo mugabo yampa ubwo butumwa byahise bigenda. Umutima nta gushidikanya ko abari babana naraye mpanuriwe bazaza hano. Umusaza arababwira ati ngaho rero niba mushaka kubaho nimwongeye gukomeza urugendo muri kumwe, kuko umuntu wabimbwiye ashobora kuba ari umuntu udasanzwe kandi afite ububasha burenze ubw'abantu basanzwe. Niyo mpamvu ibyo yambwiye nabihaye agaciro. Ubuhanuzi bw'umusaza bwashegeshe bikomeye babana Kazitunga na Karire. Kumva ko bagiye gutandukana umwe agacuka undi agacukwe
ibintu bitigeze bibaho na rimwe, ndetse nta n'uwajyaga yifuza kubitekerezaho. Nyamara ariko niba ibyo umusaza yavugaga yabwiwe ko kugira ngo babeho bagomba gutandukana, birumvikana ko nta yandi mahitamo bari bafite. Kuri bo ntibyari byoroshye ndetse bumvaga bitanakwiye. Icyongeraga kubashengura umutima ni uko nanone bari bagiye gutandukana batamenya ibanga ababyeyi babo babahishe riri gutuma ibyo byose bibabaho, ndetse n'abababonye bose bakabafata nk'abadasanzwe. Ese mama, iryo banga bari kuzapfa barimenye? Nguko uko ibintu byarushagaho gukomera, kandi noneho umusaza yari yabahanuriye ko bizabakomerana kurushaho uko iminsi yicuma. Umusaza yarababwiye ati, cyo ngaho nimuhaguruke mugende, kuko nabwiwe ko ntagomba kubacumbikira, ko uwo mugabo yambwiye ko nimbacumbikira ndi buhure n'ibibazo bikomeye, ko ngo muri abana batandukanye n'abandi. Ngaho rero nimugende. Kazitunga na Karire bararize amarira yenda kubashiramo, no kubasezera umusaza arababwira ati, nimugera ahantu hari amayira abiri aba ariho musezeraniraho. Nuko abana bakora gutyo, baragenda. Bageze ahantu hari amayira abiri basezeranaho barira cyane. Umwe abwira undi ngo, ngaho urabeho, Imana nibishaka tuzongera duhure. Mbega agahinda buri wese yajyanye, ntibyari byoroshye pe. Ese ubundi bari bagiye he? Bari kuzagarukira he? Nabo ubwabo ntibari bahazi, bapfuye guhatingira ibirenge gusa. Muri iki gihe rero ngo abantu bo ku isi bari baragomeye Imana, nuko Imana irarakara ishaka kubarimbura ngo ibasimbuze abandi bashya. Imana rero yohereje ku isi abantu bitwa ibimanuka. Abo bantu ngo bari batandukanye n'abatuye isi kandi bafite ububasha bukomeye, ariko nabo ubwabo ntibari babyiziho. Byari bizwi n'Imana yabohereje, kuko niyo yabakoreshaga icyo ishaka bitewe n'icyo ishaka kugeraho cyahindura isi. Icyarangaga abantu b'ibimanuka rero ngo byavukaga ari impanga y'umukobwa n'umuhungu, kandi aho bagiye hose bakajyana. Uwabonaga ibimanuka mu nzira yahitaga abona inyenyeri imurika hejuru yabyo, ariko iyo nyenyeri yabonekaga gusa iyo byabaga biri kumwe, ari igikobwa n'igihungu. Iyo batandukanaga umwe agacukwe undi agacukwe, iyo nyenyeri yahitaga igenda, ahubwo mu gahanga ka buri kimanuka hakazaho urusaro rwera cyane. Ibyo bitangaza byose byabonwaga n'abatuye isi, ariko ba nyir'ubwite ari byo bimanuka ntibabyiboneho. Bakaba bazi ko ari abantu basanzwe kandi badasanzwe. Ku isi hari haranyuze umuhanuzi ahanura ibyo byose, ko ibimanuka byamaze kugera ku isi kandi ko byaje kurimbura isi bikayigarurira. Niyo mpamvu ku isi yose hatanzwe itegeko ryo kubihiga, aho babibonye bakabyica. Kazitunga rero na Karire nabo bakomokaga mu muryango w'ibimanuka, niyo mpamvu iwabo bishwe kandi bagasenyerwa. Niyo mpamvu nabo bahigwaga ngo bicwe. Ni nayo mpamvu umuntu wese wabonaga yababwiraga ko badasanzwe. Nta gushidikanya, iryo niryo banga iwabo bari barabahishe, banze kuribabwira kugira ngo batabatera ubwoba bakazabaho biyisharije, ahubwo babibabwira mu marenga y'uko bagomba kwirinda kubwira umuntu uwo ari we wese bahuye aho bakomoka. Iwabo nibo babaye ibimanuka bya mbere ku isi. Birumvikana ko Kazitunga na Karire bari ibimanuka bya kabiri ku isi. Nubwo ku isi bari barahanuriwe ko ibimanuka byahageze, ariko byari bitaraba byinshi, kandi n'amakuru y'uko ibyo bimanuka byaje n'ukuntu biteye yari yakamenyekana ahantu hose. Niyo mpamvu hari abantu bahuraga na Kazitunga na Karire bakabona ko ari abantu badasanzwe kubera inyenyeri yari bari hejuru, ariko bakikomereza urugendo ntibabice. Ni nayo mpamvu wa musaza bagezeho atamenya abo ari bo, nubwo yari hanuriwe ko ari abantu badasanzwe, ariko nta makuru yerekeranye n'impanuka yari afite. Nyamara mu gihugu Kazitunga na Karire bari batuyemo hari abantu bamwe bari baramenye amakuru y'impanuka. Niyo mpamvu ababyeyi babo bishwe nyine, nabo bakaba bari bo bahigwa. Nta gushidikanya ko umuntu wasenye inzu y'iwabo yari afite ayo makuru, kandi yari yaraje kubahiga ngo abice, maze arababura kuko bari bagiye gutashya. Mwibuke neza, ibimanuka byavukaga ari impanga y'umuhungu n'umukobwa, kandi bigashakana hagati yabyo. Nguko ko Imana yari yaragennye ko bizororoka. Ibyo byose Kazitunga na Karire ntibari babizi, ahubwo bari bazi ko ari abantu basanzwe. Niyo mpamvu batungurwaga bahuye n'umuntu akababwira ko badasanzwe. Kazitunga rero na Karire bamaze gutandukana, ya nyenyeri yabagendaga hejuru batayibona,
iyo babaga bari kumwe yahise ibura, ahubwo buri wese asigarana isaro ryera mu gahanga, ariko nta n'umwe muri bo wamenye ko afite iryo saro. Bakomeje kugenda umwe ukwe undi ukwe. Umuhanuzi wari wahanuriye abantu ibijyanye n'impanuka yari yarabahanuriye ko bazajya babibwirwa n'uko bigendana umuhungu n'umukobwa kandi hejuru yabo hakaba hari inyenyeri imurika, ariko ntigeze ahanura ko iyo bitandukanye bisigarana isaro mu gahanga. Byumvikana ko n'umuntu wari kubona Kazitunga na Karire afite amakuru y'impanuka atari kumenya ko ari impanuka kuko bari batandukanye, nubwo basigaranye isaro mu gahanga iryera batabizi. Ariko icyari kubateza ibibazo cyari ya nyenyeri, kandi yari yamaze kubura bagitandukana. Nguko uko Imana yabarinze urupfu batabizi. Gutandukana kwabo rero nubwo byari bibagoye kubyakira, ariko byari bikwiye. Kubera ubuhanuzi bwari bwarageze ku isi, nta bantu bari bakigendana mu muhanda bari kumwe ari igitsina gabo n'igitsina gore, kuko batinyaga ko ya nyenyeri ishobora kubajya hejuru bakaba bakicwa bazizwa ko ari ibimanuka. Urwikekwe rwari rwaraje mu bantu, buri wese akikanga ko ari ikimanuka kandi atari cyo, kereka abantu bamwe bari bataramenya iby'ubwo buhanuzi. Kazitunga rero arimo kugenda yahuye n'umugabo ufite inkota uri ku ndogobe, nuko umugabo akimukubita amaso arahagarara asa n'utangaye, abaza Kazitunga ati, wa mwana ufite isaro mu gahanga uravayo ukajya he? Kazitunga aramubwira ati, ndava mu gihugu cya kure njya muri iki gihugu gushaka ubuzima, atari ko ibyo by'isaro uvuga mfite mu gahanga ntabyo nzi. Umugabo aramubwira ati, bishoboka bite ko waba wambaye isaro mu gahanga utabizi? Kazitunga yikoze mu gahanga yumva rya saro koko, nawe aratangara, atari ko rwose umbabarire sinari nzi ko nambaye isaro mu gahanga. Wa mugabo yaketse ko Kazitunga yahungabanye atazi ibyo arimo, kuko yabonaga asa nkaho afite ibibazo bimuremereye. Nuko afata Kazitunga amukubita ku ndogobe aramubwira ati, vayo nkujyane iwanjye nguhe akazi, mfite abana bangana nawe bankorera. Kazitunga ati, murakoze mwokabyaramo. Nuko Kazitunga na wa mugabo baragenda. Karire we gutandukana na musaza we byaramushegeshe cyane ku buryo yageze aho kugenda bimunanira, nuko aricara ararira arahugora. Kuri we yari yatangiye gutekereza uburyo yakiyahura, ko yumvaga atabasha kubaho atari kumwe na musaza we. Byongeye yari azi n'aho ari kujya. Ibyo byose byaramurengaga bigatuma yumva yanze ubuzima. Mu gihe yari ari kurira yahuguye, muri ako kanya hahinguka umwana w'umukobwa abaza Karire impamvu ari kurira. Karire aramubeshya ngo aho yabaga bamwirukanye kandi nta handi afite ho kujya kuko ari imfubyi, niyo mpamvu ari kurira. Yariraga yubitse umutwe mu maguru, nuko umwana w'umukobwa ati, ngaho haguruka nkujyane mu rugo iwacu mbwire ababyeyi banjye uko byifashe, wenda bazagucumbikira. Karire acyunamuka ngo ahaguruke bagende. Umwana w'umukobwa abona isaro ryiza ry'umweru ryari riri mu gahanga ka Karire, niko kumubaza ati, niko aho gasaro wambaye wagakuye he kari keza cyane? Karire aramubwira ati, urambeshye nta gasaro nambaye. Nuko wa mwana aramubwira ati, kereka niba ari umuntu akakwambitse utabizi. Karire akoze mu gahanga yumva rya saro, nawe yumva biramutunguye, ariko kuko yari yaramaze kubona ko hari ibintu bibaho bidasanzwe we na musaza we, ku mutima yahise avuga ati, nta kabuza bya bintu bidasanzwe byakomeje kudukurikirana. Yibutse ko yabwiwe ko we na musaza we ari abantu badasanzwe, ahita aryuma hari ikikigera, nuko abeshya uwo mwana w'umukobwa ko ari we waryambaye, ahubwo kubera ibibazo yahuye nabyo yari yabyibagiwe. Nuko wa mwana amufata akaboko baragenda. Kazitunga we yageze aho uwo mugabo yamubwiraga asanga ni ibwami. Uwo mugabo rero yari ikigera gikomeye cy'umwami, bari bafite n'abandi bana benshi aho ngaho b'abahungu bari barazanywe gutozwa imirimo ya gisirikare kugira ngo bazabe ingabo z'igihugu. Kazitunga ariko bamugejeje aho babanje kumwereka umwami. Umwami amubonye yitegereje isaro ryari mu gahanga ke, yumva agizemo kwikanga, no kubaza Kazitunga iby'iryo saro. Kazitunga amubwira ko ntacyo abiziho, atazi n'uburyo yaryambaye. Umwami akomeza guhata Kazitunga ibibazo, ariko Kazitunga akamubwira ko atazi imva n'ivano y'iryo saro. Nuko umwami ararakara akeka ko Kazitunga amubeshya, ategeka ko bamubamba ku giti kugeza igihe azasobanurira iby'iryo saro. Iyo rero umwami yatangaga itegeko ryagombaga guhita ryubahirizwa. Nuko Kazitunga bamushyira ku ngoyi baramubamba, nyamara yaziraga ubusa. Nawe ntiyarazi inkomoko y'iryo saro, kuko atarazi ko ari ikimanuka.
Icyo yari azi ni uko gusa yabwiye ko ari umuntu udasanzwe we na mushiki we. Kazitunga yibutse ku mutima ibyo wa musaza yabahanuriye ko imbere yabo hakomeye kandi ko bazahura n'ibibazo bikomeye. Niko kuvuga ati nta kabuza ibya bwa buhanuzi bwa wa musaza umenya bitangiye kudusohoreraho. Ngo kuko Kazitunga yakiriwe ibwami, Karire nawe wa mwana w'umukobwa yamugejeje iwabo bamubonye babaza umukobwa wabo iby'uwo mwana, abasobanurira uko yamubonye. Kandi urwo rugo narwo ni rwa rugo rworoshye, ko rwa rugo rw'umutware, umwe mu batware b'iki gihugu bafashaga umwami kuyobora. Nyina wa mukobwa yabajije Karire iby'ako gasaro yambaye mu gahanga. Karire amubeshya ko ari nyirasenge wakamuhaye agiye gupfa, amutegeka ko atazagakuramo mu rwego rwo kumwibuka. Karire we yari yanze kubwira ba nyir'urugo batazi iby'iryo saro kugira ngo batamubaza ibibazo byinshi. Karire yabaye aho, ariko uko bwije n'uko bukeye niko muri urwo rugo bagendaga batamwiyumvamo. Umugore w'umutware ari we nyina wa mukobwa wazanye Karire yafashe nabi Karire, amukoresha imirimo imeze nk'uburetwa, akajya amuvunisha bikomeye, kandi yamugaburiraga ku biryo bagaburiragaho ingurube zabo. Ibaze nawe. Karire uko yari azi neza ko wa musaza yabahanuriye ko bazaca mu bigeragezo bikomeye kandi nibabasha kubyihanganira hari igihe bazagera ku ntsinzi, yaravugaga ati nta kundi ibi nibyo baduhanuriye bizatubaho. Akabyakira gutyo kuko nta kundi yabonaga ari bubigenze. Icyangombwa ni uko yari afite aho aba kandi akarya akanaryama atitaye ku buryo abayeho no ku mirire ye itari itandukanye n'iy'ingurube. Mbega umwana wahuritse. Kazitunga nawe yaramugiraga ku ngoyi akayirirwaho. Yaruhukaga gusa ari uko agiye kurya no kuryama, kandi nabwo bamugaburiraga rimwe ku munsi, akaryama bwacya agasubizwa ku ngoyi. Babaga bamuboshye agatuza bagakweza ku buryo yatakaga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Gusa ntibifuzaga kumwica, icyo bifuzaga ni ukumenya imva n'imvano y'iryo saro ryari ryarabananiye kurikura ku gahanga ka Kazitunga. Birumvikana ko bari baramaze kubona ko ari umuntu udasanzwe, bifuza kumenya inkomoko ye, kuko bakekaga ko ashobora kuba ari n'umutasi w'ikindi gihugu n'ubwo yari umwana bwose. Ariko baravugaga bati ntawamenya, wasanga ari amayeri y'ikindi gihugu cyakoresheje kikohereza umwana kuko kizi ko umwana ntawupfa kumuhohotera. Kazitunga yabaye aho muri ubwo buzima, iminsi irahita indi irataha, ari ku ngoyi nawe ubwe atabashaga kwikuraho. Kazitunga we ntabwo yari incakura nka mushiki we, byibuze ngo nawe abe yahimba ikinyoma cyaho yakuye iryo saro nubwo atarahazi. Umunsi umwe ibwami bamenye amakuru ko igihugu cyabo kigiye guterwa, nuko umupfumu w'icyo gihugu aragura ko igihugu nigiterwa kitazatsinda kidafite umwana w'umuhungu ufite ibara mu gahanga ry'umweru. Uwo mwana agomba gushakishwa bakamutoza igisirikare, hanyuma akazaba ari ugenda imbere y'ingabo. Ubwo abasirikare bahise batangira gushakisha umwana ufite ibara ry'umweru mu gahanga. Mu bana bose bari batuye iki gihugu barashakisha baraheba. Nyamara icyo batari bazi ni uko ibara ry'umweru umupfumu we yahanuraga ryari rya saro Kazitunga yari yambaye mu gahanga. Barayibonaga ko Kazitunga afite isaro mu gahanga ry'umweru, ariko ntibibwire ko ari ryo bara ryo mu gahanga umupfumu yari yararaguye. Ahubwo biyumvishaga ko iryo bara umupfumu yaraguye rigomba kuba rimeze nk'umubiri, nk'uko ku nka usanga hari ifite ibara ry'igitare ku gahanga ariko rivanze n'ibihogo bikaguma byose ari uruhu. Iki cyatumaga badakeka ko ari Kazitunga wagombaga gutabarira igihugu. Igihe kimwe hari mu ijoro umwami aryamye, nuko arota inzozi zimwishurira ko Kazitunga ari we mwana umupfumu yaraguye kazajya imbere y'ingabo zikabasha kwivuna umwanzi. Nuko bukeye umwami ategeka ko bakura Kazitunga ku ngoyi, ategeka ko bamwinjiza mu ngabo. Nguko ko Kazitunga yacitse ku ngoyi agatangira ubuzima bwo ku rugerero hamwe n'abandi basore bari barinjijwe mu ngabo. Ibintu byabaye aho, Kazitunga aratozwa ndetse abibamo n'intwari. Mu kumasha yari uwa mbere kuko yari mudahusha, mu guhiga akaba uwa mbere. Mbese ibintu byose bakoraga ku rugerero yabaga uwa mbere. Nuko cya kigero cy'umwami cyamutoraguye bikagishimisha, ndetse n'ingabo zose zaramutangariraga.
Ntibyatinze urugamba rurarema, kazitunga arwana inkundura, yica abanzi ibihumbi n'ibihumbi wenyine akoresheje inkota ye. Nuko batsinda urugamba, kazitunga atahuka nk'intwari, umwami aramugororera maze amugira icyegera cya kabiri cy'umwami, dore ko yari yaramaze kuba n'agasore. Kazitunga amaze kuba umugaragu ukomeye w'umwami, yabonye ko ibintu bitangiye kujya mu buryo, abona ko atangiye gutsinda ibigeragezo. Niko gutangira gutekereza ukuntu yazamenya aho mushiki we atuye ngo ajye amusura rwihishwa. Ariko yari ataramenya impamvu bwa buhanuzi bwa wa musaza bwavugaga ko we na mushiki we kugira ngo bazagire ubuzima bwiza bagomba kubaho ukubiri. Yatekereza ibyo akongera akagiramo kwikanga, agahita areka intekerezo zamwigishaga zimwumvisha ko agomba gushaka mushiki we. Igihe kimwe Kazitunga yafashe indogobe ye ashaka gutembera kugira ngo arusheho kumenya igihugu atuyemo. Ageze ku mugezi arabukwa umukobwa wari urimo kuvoma, yitegereje neza abona ni mushiki we. Nuko Kazitunga asimbuka indogobe yiruka ajya guhobera mushiki we. Yamuturutse inyuma amufuka mu maso, nuko abwira Karire ati fora ndinde. Karire aravuga ati nubwo haciye igihe kinini ntakubona n'ijwi ryawe rikaba ryarahindutse, ariko ibyumviro nifitemo bimeze nk'ibyo nagiraga igihe nabaga ndi kumwe na musaza wanjye. Nta gushidikanya uri musaza wanjye Kazitunga. Kazitunga yahise aseka, amupfukura mu maso, aramuhobera. Mwibuke neza kandi ko iyo bahuraga ya nyenyeri yahitaga iza hejuru yabo, amasaro ari mu gahanga yo akagenda ntagaragare. Uwo munsi bari bakumburanye, nuko Kazitunga aramubwira ngo bihishe hakurya y'umugezi mu gihuru cyari aho, hatagira ubabona bari kumwe kandi barahanuriwe ko batagomba kuba hamwe. Kazitunga yahishe indogobe ye, nabo bikinga mu buvumo bwari mu gihuru cyari aho, bahuza urugwiro karahava. Baganira ku buzima bwabo, ariko bagatangazwa n'uko amasaro yabaga mu gahanga kabo uwo mwanya yarevuyeho. Niko kubwirana bati noneho nidushaka tubyemere ntidusanzwe. Kazitunga yabwiye Karire ukuntu iryo rinyagwa ry'isaro ryari rigiye kumukoraho. Karire arabyumva, agahinda karamwica. Mbese babwiranye ubuzima babayemo. Karire nawe amubwira ko asigaye asangira n'ingurube, mbese ko yabaye umucakara mu rugo. Kazitunga yakumva ibyo, yatekereza ko we abayeho neza, agahinda kakamwica, akibaza icyo yakora ngo arokore mushiki we. Mu gihe baganiraga aho ku mugezi, haje abagore baje kuvoma, barangije bicara iruhande rw'icyo gihuru Karire na Kazitunga bihishemo batazi ko harimo abantu. Si ukuganira biva inyuma. Bavugaga ko uburyo ku isi haje abantu bimanuka ngo boherejwe n'Imana ngo batsembe abantu bari ku isi maze bayigarurire. Baravuze ntacyo basize ku byerekeranye n'ibimanuka. Karire na Kazitunga barabyumvaga. Uwo munsi nibwo bamenye ko atari abantu basanzwe, ahubwo ari ibimanuka. Nibwo bamenye ibanga ababyeyi babo bari barabahishe. Ni nabwo batangiye kugenda basobanukirwa ibintu bibabaho bitangaje. Bamaze kumva iyo nkuru, ubwoba bwarabatashye, baratitira, kuko baravugaga bati byanze bikunze abantu bazageraho batuvumbure batwice nk'uko bishe ababyeyi bacu. Kazitunga yabwiye Karire ati sindi usubira ibwami. Ibwami baramutse bamenye ko ndi ikimanuka barara banciye umutwe. Karire nawe ati nanjye noneho mabuja ukuntu anyanga, aramutse amenye ibinyerekeyeho yahita nyirenza ntiyandaza. Mu gihe bavugaga ibyo bongorerana, babagore bamaze kugenda, bagiye kubona babona ya nyoni ya kera ihagaze mu giti cyari imbere y'ubwo buvumo. Yari ifite akababi mu kanwa, iragata, irongera irigurukira, iratumbagira barayibura. Bafata ka kababi barakitegereza, basanga kanditseho amagambo atari menshi, nuko batangira kuyasoma. Hari handitseho ngo ndi umwami w'ibimanuka, njye wawohereje ku isi. Nashatse ko mwabaho mutari kumwe kugira ngo mubanze mukure, kuko naribonaga ko iyo muza kuba hamwe abantu bari kugeraho bakabavumbura. Nagira ngo kandi mubanze mubane n'abantu mubamenye, umenye imikorere yabo. None igihe kirageze ngo mujyeho nabateguriye hamwe nyine, aho mutazahura n'umuntu ubagirira nabi. Mufate iyo ndogobe muhunge, nimurenga imisozi 5, uwa gatandatu muragira mu ishyamba ari byo muzaturamo. Nabateguriye ko ariho nzabafasha kugera ku ntego yanjye yo gutsemba isi ikaba iyanyu. Bakimara gusoma ubwo butumwa ntibazuyaje, Kazitunga yahise yuriza mushiki w'indogobe, nuko barahunga hagenda. Kuri bo uwo munsi wabereye umunsi w'akataraboneka. Bari bongeye gusubirana
nyuma y'igihe kitari gito batabonana. Bahirukanaga ari abana, ariko icyo gihe umwe yari yarabaye umusore, undi yarabaye inkumi. Bageze mu ishyamba babaho baratura, imyaka irahita indi irataha. Batungwaga n'inyamaswa zo mu ishyamba ndetse n'izo mu biyaga byo muri iryo shyamba. Imbuto z'ibiti nazo ziri mu byatungaga ibimanuka. Barabyaranye barororoka baba benshi, uko imyaka yagendaga ihita ibihe bigaha ibindi. Bari abanyembaraga cyane. Bamaze kuba umuryango munini, nibwo Imana yasoje umugambi wayo wo gutsemba isi, nuko ibatoramo ingabo ibohereza kujya kurwanya abami b'abantu aribo bari bayoboye isi. Aho ibimanuka byageraga byasigaga nta n'umuntu wo kubara inkuru, bigahita byigarurira igihugu. Intambara z'impanuka n'abantu zamaze imyaka myinshi. Birumvikana ko Kazitunga na Karire bageze aho bagasaza, hagasigara harwana abuzukuru, abuzukuruza ndetse n'ubuvivi bwabo, gutyo gutyo. Igihe cyarageze ariko ibimanuka byigarurira isi yose. Abantu bo ku isi bari barapfuye bose barashize. Kuko Imana yahinduye isi ikayitsembaho abantu bari barayigomeye batakiyumvira, bikorera ibyo bishakiye, ikabasimbuza ibimanuka byakoraga ugushaka kwayo kandi bikayumvira cyane. Byatwaye imyaka n'imyaniko kugira ngo bigerweho. Birumvikana ko bitari byoroshye, ariko kandi ku Mana byari bikwiye, kuko Imana yari ikeneye ibindi biremwa biyumvira kandi bikora ugushaka kwayo. Ngayo nguko iri ni iherezo ry'iyi nkuru. Bye bye.